perezida akomeza kugaragaza atabizi ko ari intumwa y'Imana. atabizi ushobora kubyemera niyo yaba abyemera ntabwo biri ku rwego abishyiraho. abyemera gake ugereranyije n'uko yakagombye kubyemera. Ni ikibazo gusa cy'uko atagira intego zaba iz'igihe gito n'iz'igihe kirekire, kuko ntabwo waba udafite iz'igihe kirekire ngo ugire iz'igihe gito. Iz'igihe gito ni izo gutegura no gushyira mu bikorwa udupariti dutoya tugana ku gihe kirekire. Iterambere ubundi ntiribaho, ubundi byitwa iterambere ari uko ari igiteranyo cy'udukorwa duto duto twagiye dukorwa buri saha ya buri munsi wa buri cyumweru cya buri kwezi kwa buri mwaka. Utwo tuntu rero duteranyije twose hamwe nibyo bibyara iterambere. Ni ibihe bintu by'ingenzi umuntu yashyira mu ntego ze kandi akabigeraho birashoboka? Nka Rwema Solutions turafasha abantu gutoranya ariko bibakundiye babigira intego byose kandi bazabishobore. Icya mbere, muri 2050 nta muntu ukwiriye kuzaba afite ikibazo cy'amafaranga. Sinongeye guha ikaze, nongeye kwifuriza ibihe byiza, nongeye kwifuriza umunsi mwiza wo kwibohora. Ubwo ni ku gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, n'inshuti z'u Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbifurize umunsi mwiza cyane, nkomeza kuba n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Guha ikaze rero, of course nitwa Beton Sam kuri kamera za Rwema Solutions. Nk'ibisanzwe mba ndi kumwe na Rwema, ariko mbere ko dutangira reka ngusabe kugira ngo ukande subscribe niba utarakanze cyangwa se niba utarayikoze, ukore subscribe kugira ngo ibiganiro dukora bijye bikugeraho umunsi ku munsi kandi neza. Reka ntangire mpa ikaze Rwema mu kiganiro, ndakwakiriye ngo karibu. Murakoze cyane. Izuba ryaririnyije, ahubwo mpereza amazi hariya nkibivuga mpese mbyibuka. Banguka. Barimo uvuga rero ku byo kwibohora. Abantu ibihumbi n'agahumbi bateraniye kuri stade guhera saa 11 za mu gitondo. Nubwo wa mbere yari atangiye kwinjira, stade yuzuye, ubanza bagiye bicarana babiri. Ya stade bavuze ngo ni nini cyane. Reka da, ntabwo ariko byagenze uko batabipanze. Ikintu nakunze, upimanyije muri santere y'ikibuga cy'umupira, hakurya hicaye abantu mu ibara n'umweru, bakoze inyuguti nako umubare 30. Yego. Abandi bakora umubare 30, sibyo? Noneho mu karasisi umutwe wa bande ya polisi, imitwe ya bande za polisi n'ingabo z'igihugu nabo bagashoje bakora uwo mubare. Uburyo bawutondetse neza, ubuhanga bakoresheje, sibyo? N'uburyo bawusenya bagasubira mu myanya yabo, nta kindi gihugu cyabishobora ku isi. Dore ndabivuze, bagende bagerageze babipange kuriya, nabo bakora umubare bashaka. Bagerageze turebe. Urumva ikintu nishimiye mu ijambo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze, nk'uko byahoze ari intego za buri mwaka, buri kwezi, buri cyumweru, buri munsi, umutekano. Ubu ni ukurya umuntu aryama yiziguye nk'uko Zaburi bivuga.
perezida yanyuze muri iryo jambo. perezida akomeza kugaragaza atabizi ko ari intumwa y'Imana. Atabizi ntabwo bumvishwa n'ababyemera. n'iyo yaba abyemera ntabwo biri ku rwego abishyiraho. Abyemera gake ugereranyije n'uko yakagombye kubyemera. urumva nawe bigereranye n'aya magambo yo muri Zaburi. Jya muri Zaburi nkubwira ahantu usoma igitabo cya Zaburi. niho uri ngaho soma 4 ku murongo wa 9. aravuga ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Nzajya ndyama nsinzire niziguye kuko ari wowe Uwiteka, ari wowe wenyine Uwiteka ariho na wenyine umpa amahoro. ese kwizigura sekwa ni ukuvuga ngo nta kindi kintu ushobora kwishisha n'akantu na gatoya, haba no mu bitekerezo, haba no kubitekereza. urumva imyaka 30 ubu tugiye gutangira urugendo rw'imyaka 20 tugana kuri viziyo 2050 twiziguye. urumva kuko yavuze ati umuntu uzakinisha iby'umutekano w'igihugu nako ahora ahindura mu uko yabivuze ubushize akabyamplifyinga bikaba amplified. ubwo se kwa amplifyinga mu kinyarwanda turabigenza gute? koko nanjye kweri ntabwo nzi ikinyarwanda. ni nko kubiha imbaraga ni urumva wabwira biri nk'ikinyarwanda birenze ku inka rya jambo none zo twavuze turi buri ikinyarwanda nyine. ariko abantu basigaye bantengwa. twajyaga dufatanya bakaza muri chat muri comment section bakanyunganira bakambwira urumva none ubu ntabwo bakimfasha ngo nimbage nifashe. iterambere u Rwanda rumaze kugeraho rishingiye ku mutekano. nta mutekano ibyo byo kuryama wizigura se waryama hehe? niyo waba ufite inzu ntabwo ubu se muri Kenya bari kuryama ubu bari kuryama biziguye. kandi Kenya muri East Africa niyo yari ifite ubukungu bukomeye cyane kabisa. ibaze ko kuva nabaho ntarumva intambara muri Kenya. si ukuvuga ko zitabayeho ariko uko ngana uko ntayo numvise. ni ukuvuga byumviswe n'abanduta generasiyo ziri hejuru yanjye. muri uyu muhango sinzi niba ari njye wabirebye nabi, ntabwo nigeze mbona abakuru b'ibihugu nk'uko byahoze bimeze baza kwifatanya natwe. cyakora b'ingenzi nabonye ni CDS b'ibihugu nka Sri Lanka, hanyuma Tanzania, Kenya na Uganda. ni intumwa nyine abahagarariye ingabo muri ibyo bihugu mvuze bari bahari. n'abatweretse ko turi kumwe bataje Ukwe na Dubai kwa kundi se nabyo ntibyerekana ko twari kumwe n'ubwo wenda
ni ubwa mbere mbese tutabonye abakuru b'ibihugu benshi baza, ibihugu byinshi biza muri uyu muhango. Ibyo biratanga message bwabyo nanone, urumva. Icyo nshaka kuvuga ni uko uyu muhango wajya kudufasha kwibuka aho u Rwanda rwavuye, kandi biracyakomeje ukurikije na riya jambo umukuru w'igihugu yavuze. Hanyuma kwizihiza abantu bari bakumbuye akarasisi kinini. Noneho rero byaje ku rwego rutandukanye n'urwa mbere. Byatangiriye mu Giswahili, hakurikiraho Icyongereza, none biri mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ingabo noneho ziyoboye furi mu Kinyarwanda, akarasisi mu Kinyarwanda, abasore n'inkumi twabonye n'abayobozi mu ngabo bakuru kugera ku rwego rwa majoro b'abakobwa, sibyo? Urumva u Rwanda ko rugeze ahantu abatekereza mbega kutugirira nabi, ndabakomeje ndanabihanganishije nkurikije imyumvire ndi kumva gusa, ntiriwe ndeba aho u Rwanda rwaba rugeze mu gisirikare. Mpereye uko zabazengereje ari inyeshyamba, ubu bakabiza igihugu noneho z'umwuga, ibikoresho byikubye inshuro zirenga tiriyoni, imyitozo yo sinakubwira. Urumva, sha bazaze nirire show. Retired General James Kabarebe yigeze kuvuga ngo cyamuha bakaza, ariko noneho ngo apana bikuza mu dukundi, bakazira rimwe bose. Ibintu byo kuza mu dukundi bituma bavunagurika, bivuna kamwe kamwe. Ngo icyamuha bakazira rimwe bose. Hanyuma ejo bundi perezida yaravuze ngo turi ba bandi bashobora kujya mu ndake, kandi ubwo indake wumva bayivuga. Ni uyizi wiki indake naho abasirikare bajyaga mu kurugamba cyane cyane, izo ziri ahantu bari kurwanira, ziba ziri ahantu bari kurwanira. Indake bayitwara mu modoka isi. Indake ni umwobo, ntabwo nyine. None se wirema aho bari cyangwa bawuzana mu modoka? Wirema aho bari. Akaga dufite kabisa kamwe nako ngako, urumva. Ibiganiro bitandukanye byagiye bica ku maradiyo atandukanye, n'ubukangurambaga nibyo byatumye mbese abantu bose bisanga hariya, ku buryo ya state bavuga ngo ni ubwo bategure kubaka izindi, iri yahise igaragaza ubushobozi bukeya bwo kwakira abantu. Ariko ko buriya turaza wenda kuza kubyumva ko nigeze mbona bari hanze bahakora iki? Hanze bahakora iki? Nakubwiye ngo byabaye ngombwa ko abantu bicarana. Imyidagaduro ejo bundi sibwo habaye umupira se ko wa mbere. Ahubwo harakuburamo ikintu, bajyaga baturitse ibisasu koko, ibyo bita ariko fireworks. Abaturage bakaba batarabitangarizwa, se wapfa guturitsa gutya gusa uko wiboneye? Bakorera muri stade. Hari umunsi ahubwo babiteganyije guturitsa
kandi ari ku manywa. Mama ni mu buhe mwaka bawunyibutse nabo muri comment ababizi, ariko niba badukurikira ababizi bagerageje guturitsa biranga byanze sha. Abari bashinzwe icyo gikorwa bose sinzi niba hari ugihumeka umwuka utari uw'abazima, kuko uw'abazima bo barawufite, ariko utari uw'abazima sinzi niba bakiwufite mu gitereko. Bagombaga guturitsa nyine biranga. Urumva ko ari ikosa rikomeye cyane. Ni nk'ibyaba kuri uriya musore, umwe muri bariya basore bagenda imbere, iriya nkoni imucitse cyangwa se barafite idarapo. Bariya bafite idarapo wowe urumva ntabwo twakwirwa tubivuga, iryo kosa ntabwo ryakwemera nubwo ryabishaka ubwaryo ntabwo ryaba. Byagenze neza rero, byagaragayemo isuku n'umutekano n'ubwitabire bukomeye bw'abaturage b'ingeri zose, kandi uyu munsi wabaye umwanya w'ingenzi wo kwishimira intambwe igihugu kigezeho. None wowe ukurikira Rwema Solutions, nawe it is your time yo kwishimira. Ntubigaye nubwo byaba ari bike ibyo waba ugezeho, kuko kubyishimira ndakubabwira ngo gucelebrating intambwe ugezeho. Urumva uzi ko ku ntebe, kuri buri ntebe habaga hari icupa rya ji n'iry'amazi bwa mbere muri stade. Icupa rya ji n'iry'amazi. Urumva umuntu udukurikiye turamusaba kwishimira nawe mu rwego rwe, aho ari mu rugo, ibyo yagezeho. Icyo ni icya mbere. Ubwo ni ukumenya ngo abandi bagusize, wowe ntabwo uri bwihute, uri bwiruke. Muri uru rugendo rwa 2050 wowe ntabwo uzihuta gusa, ahubwo uziruka, sibyo? Ni ibihe rero bintu by'ingenzi, sibyo, umuntu yashyira mu ntego z'ibi binyacumi 2050 bisigaye, sibyo? Ni ibihe bintu by'ingenzi umuntu yashyira mu ntego ze kandi akabigeraho birashoboka? Nka Rwema Solutions turafasha abantu gutoranya, ariko bibakundiye babigira intego byose kandi bazabishobore. Icya mbere, muri 2050 nta muntu ukwiriye kuzaba afite ikibazo cy'amafaranga. Wagombye kugira ibindi bibazo byose cyo kivuyemo. Wagombye kuzaba ufite ibindi bibazo, ariko icy'amafaranga kitarimo. Kugira ngo rero ibi bikunde, ukwiriye kuzaba ufite amafaranga ahagije, ni ukuvuga ayashobora kugutunga mu myaka usigaje. Bibiliya ivuga ngo imyaka yo kubaho k'umuntu ni 120, sibyo? Ariko urumva ni hagati ya 80, ya 70, 80 kugeza ku 120, hagati aho. Watinze cyane. None urumva kugira ngo imyaka ibe 120, ngewe ufite 50, hasigaye ingahe? 70, sibyo? Imyaka 70 harimo iminsi ingahe? Ni iminsi 25,550. Uri kubyumva? Kandi twebwe ku munsi, abagiye hanze n'abasigaye mu rugo n'ibikoreshwa byose hano, ntabwo bijya munsi y'amafaranga 30,000, sibyo? Ngo ni ukuvuga ngo mu mwaka w'2050 n'urugo tugomba kuzaba dufite byibura 500,000 cash.
bavuga ngo kashi, kugira ngo tube tuzi neza yuko nta muntu n'umwe warara atariye cyangwa atanyoye amazi cyangwa atagiye aho agomba kujya ngo anagaruke hakoreshejwe amafaranga, atari ugutekereza ngo amafaranga yo gukora iki ngiki azavayo. ngo ujye no kuza umwe mupanga gahunda gusa zo gukora ntabyo gushaka amafaranga. Gukora ibindi bintu, ibyo gushaka amafaranga nta bihari. Kwa kundi twiga dupanga ngo aya mafaranga ngo azava he, reka ukwezi turashaka reka. Icyo gihe tangira nonaha ubigire intego, sibyo? Wizigame bihagije kugeza ubwo muri 2050 amafaranga yo kukubeshaho imyaka usigaje uzaba uyafite. Si wowe gusa, nabureberera umuryango wawe, abo witaho bose, abo ushinzwe, sibyo? Ubwo rero ni uguhera nonaha abantu bakizigama bagakoresha n'ubushobozi bafite bwo kwikemura ibibazo mu by'ubukungu bakabikusanya, kandi ubumenyi bwo gukora ibyo bintu nta handi buzava, muzasanga turi hano. Uzajya useta ibirenge ariko ntabwo uzajya uva hano utaguye akantu ko kugufasha kugera kuri bene iyo ntego. Kubikora buri kwezi, ubwo ndavuga ibyo kwizigamira, kubikora buri kwezi niba bishoboka, mbere yaho nabwo kubinjiza batagendeye ku cyo babona buri kwezi, ko amafaranga ntabwo bayakenera ku kwezi, ahubwo buri munsi niba atari buri saha baba bayakeneye. Ni ugukora igenamigambi rero ry'igihe kirekire, atari bya bindi ngo amavuta y'umugabo ngo bayaraza ku mubiri, reka. Ni ugukora igenamigambi ry'igihe kirekire rishingiye kandi ku ntego z'ubukungu, cyane cyane ku mitungo itimukanwa. Hanyuma bagasaba inama z'abahanga, dore ko duhari turi benshi mu by'ubukungu no mu ishoramari. Izo savings turimo tuvuga, uko kuzigama by'igihe kirekire, uko agenda akura niko nanone mu ruhande rw'iburyo hafumbuka opportunity zitandukanye zo gukoramo ishoramari. Uburezi rero buhamye nanone muri 2050 ntibikwiriye ko tuzumva hari umuntu byibura umwe utazi gusoma no kwandika. Umuntu, ubwo ndi kuvuga umuntu ku giti cye cyangwa inzu yose muri rusange, batazi gusoma no kwandika, batazi ururimi rwiyongera ku rwa kavukire, dore narwo rwatunaniye. Urumva ngo muri 2050 tugomba kuba tuzi buri kintu cyose ku rurimi rw'ikinyarwanda n'urundi byibura rumwe mu zitari za kavukire ariko mpuzamahanga. Tuzi imibare yayindi iri kuri calculatrice, kuko kuyimenya mu mutwe byo nabonye ari ngewe hari usigaye nyizi ngenyine, undi uyizi ashyire muri comment, sibyo? Hanyuma ubuzima bwiza, indwara zigomba kuba zaratsembweho hafi ya zose, akaje hakaba hazwi uburyo bwo kukaburizamo. Nta muntu dushaka kumva ngo yishwe na malariya kandi n'izindi ndwara zazindi z'ibyorezo, umuntu kumva ngo yishwe yahitamwe n'indwara zikomoka ku isuku nke. Ni ukuvuga ngo uku kuntu u Rwanda rushashagirana, ahantu hose isuku yabaye umuco muri buri muntu, birakwiriye ko birushaho gutera imbere, noneho rukazahinduka nka zahabu. Niba shaka bazarutakisha zahabu, si rwo ruhora ruba urwa mbere ku isoko mpuzamahanga mu gucuruza zahabu. Bazapanga ukuntu batazicuruza cyangwa bagacuruzaho duke, izisigaye bakazitaka igihugu cyose, sibyo? Nibi naba ngombwa hahandi babeshya ko ariho ngo bazicukura, tuzajyeyo tuzizana. Ubundi se abandi ko bazizana, abandi ko bazijyana ntibanabatunga agatoki, kwirwa babitubeshyera ntabyo dukora
kuki tutabikora bakabivugira rimwe? Nicyo mba nkunda kuvuga ngewe, turazikeneye izo mu Rwanda, niba zihagije it's okay, niba zidahagije kuki bakwirwa batubeshyera ngo tujya kuzicukura hariya? Tugomba kuzizana bakabivugirira rimwe, n'undi urubwa ruruta ububwa. Hanyuma gutanga umusanzu ku iterambere ry'umuryango, umuryango mugari niko ndi kuvuga, nawe ukwiriye gutera imbere. Ntabwo wakwicara aha ngaha ngo wateye imbere abo muturanye mu mudugudu byibura cyangwa se mu isibo hose hazabe hameze neza, sibyo? Sinjya nkubwira ngo niba ndiho nonaha abatazi ko ndiho ubu bazaba bariho igihe nzaba ntariho, bazabwirwa n'iki ko nabayeho? Ni kwigomwa rero cyane mu byo dukora, hakabamo kwigomwa umwanya, urumva, wo gufasha abandi muri sosiyete umuntu arimo cyangwa mu muryango mugari, no gutangiza imishinga y'iterambere rirambye, no gukorana n'abandi kugira ngo babashe kugera ku ntego z'iterambere rusange. Kuko umuntu agira iterambere ku giti cye, ariko no mu mudugudu aho utuye, mu kagari, mu murenge, nabo ujye ugerageza ubaze ngo ni ibihe bikorwa by'iterambere bya rusange. Ugashobora kumva bavuga ngo turi kubaka ngo inzu y'ibiro by'icyerekezo yo gukorera, ukwiriye kubigiramo uruhare. Nushaka uzagende wikorera amatafari 5 bari kubaka umunsi umwe, uwo mubyizi batawandikira umuyede wari kuwukora, uzaba ubifitemo uruhare hagati aho ngaho. Ntabwo byakunda tutabungabunza ibidukikije. Uru ruzuba nitwe twarwikururiye, urumva? Ibidukikije cyane cyane haterwa ibiti ahantu buri wese atuye, byibura haba ibiti byo kuzana oxygene, umwuka mwiza wo guhumeka. Buri muntu wese ahantu atuye, nubwo waba uhakodesha, gerageza uhatere igiti, urumva? Ntawamenya wenda ejo uzamugurira uhaguma. Abantu bakwiriye kwigomwa ibicuruzwa n'ibikorwa byose bihumanya ikirere. Aya macupa ya plastique n'amashashi biracyaboneka kandi hashize imyaka myinshi cyane biciwe, urumva? Hanyuma hakwiriye Minisiteri y'Ibidukikije ikwiriye gushyira imbaraga mu kwigisha no guha amahugurwa abantu ku rwego rwo hasi cyane ku bijyanye no guproteja ibidukikije no kubirinda, cyangwa se no guhagarika ibikorwa byose byakwangiza ibidukikije. Gahunda y'igihe kirekire ikwiriye gushyirwaho muri urwo rwego, nabyo hakabaho icyerekezo n'intego by'igihe kirekire bikuriyemo ibikorwa byo kugeraho buri mwaka muri 20 isigaye. Ibinini cyane dukwiriye kuzaba twagezeho, twahereye kuri cya kindi cyo kuba nta kibazo cy'amafaranga kigomba kuzaba kiriho, sibyo? Erega hari ibihugu byabigezeho kera. Usanga umwaka ugera bagapanga ibyo bazakoresha. Twebwe dupanga ibyo dukeneye kuzakora n'ahazava amafaranga yo kubikora. N'ubu bafite ikibazo, ahubwo aya mafaranga tuzayakoresha iki muri uyu mwaka? Bagatangira bagapanga aho bazatemberera, ibintu nk'ibyo byose. Hanyuma ibi ntibyashoboka hatariho discipline no kwiyemeza, ibyo bita commitment. Hanyuma kubahiriza gahunda zashyizweho, buri muntu yashyizeho, urumva? Ukaba uvuga uti ngewe nzakora iki umunsi uyu n'uyu, ndi kumwe n'akanaka, nkikore muri ubu buryo, nkoresheje ibi n'ibi, mpereye igihe iki n'iki, ndangiza igihe iki n'iki. Warangiza ukareba ko byanakozwe, ahubwo ukanagenzura.
ibitari ibyo ntabwo bikunda. Kandi bizakunda abantu bakoreranye n'abandi bagakoresha amakuru bafite ahagije no kugisha inama igihe bibaye ngombwa. Kutagira umujyanama mu by'iterambere ni ukuvunikira ubusa. Uko umwaka ushize bakareba intambwe bateye uko ingana, bakagerageza kandi no gukurikirana uko byagenze, niba byaragenze uko byari bipanze, ibitaragenze uko babipanze nabyo bakareba impamvu yabiteye, n'ibyagenze neza bakongera imbaraga bakongera experience. Ibintu iyo bigenda neza kabiri gatatu bihinduka umuco. Ibyo iyo ugiye kubikora ahandi nta kikwitambika. Umuntu rero uzashobora kubikora 2050 nzaba n'ubundi ndi umusaza nanone utakiri mu busore bw'ubusaza bwe nk'uko ndi uyu munsi. Ariko hari abantu tuzaba turi kumwe tuvuga ngo iki gihe twakoze iki kiganiro, twongere tugisure turebe ibyo twavuze, hanyuma turebe n'ibyo twakoze tubigereranye n'ibyo tugezeho muri 2050. Ni ikibazo rero cyo kubaza abantu batandukanye icyo bazakora ngo babigereho neza, sibyo? Icyo bazakora kugira ngo babigereho neza bagomba kucyandika, sibyo? Hanyuma kandi aho batumva neza, sibyo, bakagisha inama, ibindi bagakorana n'abandi, kuko baravuga ngo nta mugabo umwe. Urumva, niba umwe ngo bamugera kuri nyina simbizi. Hanyuma ntekereza ko tekinoloji kiriya gihe izaba iri very advanced byatari. Umuntu rero uguma kubiriho uyu munsi ntiyiyadapte kuri change, uwo azavunagurikira mu nzira, ntawe umukozeho. Ni ngombwa guhora abantu bihugura cyane cyane mu bijyanye n'iterambere na tekinoloji aho igeze ukagendana nayo. Urumva, kugira ngo ube umunyamwuga ukoresheje ikoranabuhanga rigezweho mu bikorwa ukora byose, cyangwa se ugakoresha n'ikoranabuhanga no mu iterambere ry'umuryango, nabyo birakenewe. Birababaje kubona abantu bagihingisha isuka, ukavuga ngo nzasarura ibintu njye nsagurira amasoko. Ntabwo bishoboka. Uri umuhinzi, menya ibigezweho muri tekinoloji yo guhinga no korora, ubyiyadapteho, ibishoboka ubikoreshe muri ubwo buryo. Ugomba kwiga ikoranabuhanga rijyanye n'umwuga ukora, hanyuma ugakomeza no kugenda ukurikira uko bigenda bivugururwa. Kera twiga guprogramminga amakompiyuta, hari software twakoreshaga harimo iyitwa C, buracya iba C++. Uyu munsi sintekereza yuko ari igikoreshwa. Izi software za Microsoft bita operating system muri computer, hatangiwe habaho iyitwa DOS, haza Windows ivaho, haza Windows 2000, haza Windows XP, ubu hagezeho yitwa gute noneho. Bagenda bahindura ibyayo byose, versions nyinshi cyane. Microsoft ziriya zo kwandikiramo za Word na Excel, buri mwaka ngira ngo basohora version nshyashya. Waba utazi iya kera bikagorana kumenya igezweho uyu munsi.
ariko iyo ugiye umenye ya buri mwaka birakorohera gukoresha iri recent, kuko hari imyaka bigera ya yindi wari uzi ikaba idashobora no kuba installed muri computer cyangwa muri telefone yawe. Ibyo ikosa blame nta wayishyira ku wundi uwo ari we wese keretse wowe wanze kugendana n'iterambere muri tekinoloji no mu itumanaho, sibyo cyane buri mwaka. Abantu rero bakwiriye kujya babona amahugurwa yo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho, kandi ntabwo bigihenze cyane, bakihugura mu bumenyi bw'ikoranabuhanga no gushyira mu bikorwa ibyo bize ako kanya kugira ngo badahita babyibagirwa, bakanabikoresha mu buzima bwite bwabo bwa buri munsi, kugira ngo muri 2050 batazaba bari kurira. Icyerekezo 2050 hakwiriye kubaho ubushakashatsi n'ubumenyi, urumva, mu byo bita innovation, guhanga udushya mu byo ariko usanzwe ukora, sibyo, ni nko kuvugurura, sibyo. Abantu bakwiriye no kuzatanga, abagifite ibyo bamenye, gutanga umusanzu mu bushakashatsi n'iterambere ry'ubumenyi mu gihugu cyangwa se aho baherereye hose, kugira ngo umuntu uri mu muryango wese abashe kugira access kuri tekinoloji zizaba zigezweho. Hanyuma hari ibyo bita business development. Nta gihugu n'iki cyatera imbere n'iki kimwe kidateje imbere ubucuruzi n'ishoramari. Nibyo nkingi ya mwamba ibihugu byubakiraho n'abantu ku giti cyabo. Mpora ntangazwa n'ukuntu twirwa tugura, twishyura abandi, twishyura kuva mu gitondo ukagera nimugoroba wiriwe wishyura, ejo bugacya ukirwa wishyura, wowe bakwishyura ryari? Tekereza uti njyewe nanjye banyishyura ryari? Wenda bakwishyure 3 cyangwa se 7, ariko kabisa kuvuga ngo bwije nkoze iki, bwije nta wunyishyuye, ibyo bigomba guhagarara ku muntu ushaka kuzagera y'amahoro muri 2050. Ibyo bigomba guhagarara, sibyo? Bityo rero abantu bagashyiraho igenamigambi ryo gucuruza birambye. Kugira ngo ucuruze neza nuko wita ku bakiriya bawe abo ufite, ukanashaka abandi, list ikagenda yiyongera. Uko bagura byinshi niko inyungu iva ku kintu bagura yikuba n'umubare w'abagitwaye benshi, bigahita byuzura vuba ya mafaranga wari ukeneye. Kandi ibi bintu ntabwo byakunda hadakurikijwe amategeko n'amabwiriza agenga ubucuruzi. Muri buri gihugu abatandukanye, ariko amenshi ajya gushaka amasoko n'abakiriya bagura benshi kuruta gushaka ibyo ucuruza, kuko umubare w'abagura nuba mwinshi, ibicuruzwa ari bikeya, bigukumotiva gusa kuzana ibindi. Ariko nuzana ibindi nta babigura bihari, ibyo bita stock n'ubumenyi bwayo uzaba utabizi neza uko bikora, bizarangira uri mu gihombo. Abantu bakwiriye kuzamura ubushobozi bw'abandi, bakababashisha kwiteza imbere ubwabo, kuko nibwo birangira nawe uteye imbere. Ibyo biba ukoresha amahugurwa na trainings zitandukanye mu bintu utekereza ko bifitiye inyungu ba bantu urimo kwigisha, sibyo? Nk'ubu dore nirwa nigisha aha kuri Rwema Solutions, nyuma y'imyaka 5 uzabona abantu baje ngo yeye uyu mugabo turamushimira yatugejeje kuri ibi.
ubumenyi yaduhaye bwatugejeje ku bintu binini. Umuryango utekanye kandi uhamye niwo shingiro ry'iterambere ryose. Babandi bahora bapandura buri munsi ngo induru ku mihanda hano, ntabwo bariya bazabona uwo munsi wa 2050. urumva kugira umuryango utekanye kandi uhamye niyo nkingi ya mwamba ikomeye igufashisha izakubashisha kugerayo, sibyo? Kugira ituze, amahoro n'ubworoherane, kubahana n'indangagaciro nziza mu muryango bizafasha abantu bose kugera ku ntego nyinshi cyane ubundi zitanashoboka mu buryo budasanzwe. Hanyuma ni ukugira intego y'ibitekerezo, gutekereza cyane. Nta terambere rishoboka nta bitekerezo, kandi ibitekerezo bigahora ari bishya. Niyo mpamvu ntawe ukwiriye gupfobya igitekerezo cy'undi. Niba utagishoboye at least ucyubahe, urebe uko agikora, n'igiferinga nawe azahita kireka, sibyo? Ibitekerezo byinshi bitatanye bishyize hamwe nibyo bibyara iterambere. Kumenya rero gukoresha igihe neza kugira ngo hatazabaho babwije nkoziki benshi muri 2050. Uyu mugabo witwa Bwije Nkoziki Maxime uzamumbonera rwose ndarangisha azamunzanira, sibyo? Abantu bakwiriye gukoresha neza igihe kandi bagashyira imbere ubunyangamugayo. Ikindi bagomba kwiyubakamo ubushobozi no kurenga inzitizi. Kwiyubakamo ubushobozi, harya ni wowe twakoranye ikiganiro tukavuga ku ijambo resilience? Ntabwo ari wowe. Imbaraga zo guhangana, kwiyubakamo imbaraga zo guhangana n'ibikugoye biza byo bishaka kukuvana mu nzira. Urumva? Abantu bazagerageze kwiyubakamo ubushobozi bwo guhangana no kurenga inzitizi, kandi bitegure no kumenya uburyo bahangana n'ibibazo byose bishoboka kuboneka muri urwo rugendo dushyize imbere rw'imyaka 20. N'igihugu nuko, igihugu cyose uduhereye ku isibo, mu isibo tukajya mu mudugudu, mu kagari n'umurenge n'akarere n'intara, byose hamwe tugomba guhaguruka. Dore ibizavamo, sibyo? Ibizavamo nitubikora gutyo. Icya mbere, tuzishimira intsinzi y'akarahabutaka iruta ibyo turi kwishimira ubu ngubu. Ubu dufite stade Amahoro imeze neza kuriya, byananiranye gukwiramo abantu, ariko ubwo tuzaba dufite noneho izindi nk'eshanu. Tuzaba dufite ikibuga cy'indege kimwe cyangwa bitatu. Ntabwo ari senkari, ni 20. Tuzishimira rero intsinzi y'ibintu byinshi twagezeho, haba ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara. Intara zose zizaba zimurika ngo dore ibyo twagezeho, hanyuma akarere iyo kari kumurika ngo dore ibyo twagezeho, umurenge ubigenza utyo, akagari gutyo, mu mudugudu gutyo, mu isibo gutyo, noneho na buri rugo sasa, buri rugo n'abarurimo bose, buri wese ati dore ibyo nabashije kugeraho. Ibyo bizatuma twubaka ya legacy. Abantu bavuge bati kera habayeho umugabo yitwa Sam. Kera habaye umugabo witwa Sam. Noneho abantu bakomeza ibikorwa by'iterambere no gutanga umusanzu. Nicyo kintu gikenewe guhera mu rugo, muri buri rugo, ku bushobozi bwabo. Umuntu wese wabyutse bikemera, akaba ahumeka bigakunda, akaba atarwaye, yatera imbere rwose. Niba abandi babishobora, kuki we atabishobora? Ikindi,
ni ikibazo gusa cy'uko atagira intego, zaba iz'igihe gito n'iz'igihe kirekire, kuko ntabwo waba udafite iz'igihe kirekire ngo ugire iz'igihe gito. Iz'igihe gito ni izo gutegura no gushyira mu bikorwa udupariti dutoya tugana ku gihe kirekire. Iterambere ubundi ntiribaho, ubundi byitwa iterambere ari uko ari igiteranyo cy'udukorwa duto duto twagiye dukorwa buri saha ya buri munsi wa buri cyumweru cya buri kwezi kwa buri mwaka. Utwo tuntu rero duteranyije twose hamwe nibyo bibyara iterambere. Ugira ngo singarukiye ahangaha? Reka mbashimire kuba mwakurikiranye ikiganiro n'ibindi byose mukurikirana, ariko cyane cyane abaje bwa mbere bakurikiranye iki, ntabwo twavuga ngo barahombye kandi batari bahari. Bazabona igihe cyo kureba n'ibyabanje, ariko cyane cyane ibikurikira ni uko bakanda kuri subscribe hano hasi, bigukundiye ugafungura inzogera ikurikira, ugahitamo ibiganiro byose, ubundi ukore share, ugeze ahantu abantu washobora bose bumva bakwiriye ibitekerezo nk'ibi ngibi, kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'aho baherereye. Nibyo mbasabira byose, ngo bibagereho vuba uko bishoboka byose, maze tuzamurane twese hamwe, tugere iyo dushaka kugera bitatuvunnye cyane. Murakoze, na hejo.